byose byangiritse rwose, n'igitanda byose n'amasafuriya rwose gagiye. Ibyangiritse ni ingwavu 6, ingogo 4 n'izindi z'ubushwi nazo zaragiye. Ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze. None imvura ibintu byose yabijyanye, umugezi gwabijyanye, ndakindu narokoye nagiye kubagara. Ntuye aho hantu ni munsi y'imisozi, ibizi byose bikondokera iwanjye, noneho inzu zose zatinzwe n'umucanga, igikoni cyo cyaragiye. Mu nzira jegera cyane, noneho habanza kuza urubura, kumva twumva igiti kiraguyemo imbere mu rugo, mu nzu mo imbere turahunga, turirukanka tuyisohokamo, tuye kuva twumva urusengero ruvuyemo rutakare pfira mu ishyamba. Urugo wanjye ikiza cyageze kigisha inzu, cyica abana b'abakobwa 3. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mu Rwanda hagaragara ibiza bitandukanye, kandi buri gace k'u Rwanda kagenda kagira ibiza bitandukanye by'umwihariko bitewe n'imiterere yako. Ku bufatanye n'ishami ry'umuryango mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa WFP, abakozi bo mu ishami rishinzwe ubushakashatsi ndetse n'imenyekanisha ku biza muri Midimari bahawe amahugurwa kuri GIS. Aya mahugurwa akaba agamije kubongerera ubumenyi mu gukora amakarita agaragaza imiterere y'ibiza ndetse n'ibiza bishobora kugaragara mu duce runaka. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Kuva tariki 4 kugeza ku ya 8 Gashyantare 2013, abakozi bo mu ishami rishinzwe imenyekanisha n'ubushakashatsi ku biza ndetse n'abashinzwe ikoranabuhanga muri Midimari bahawe amahugurwa kuri GIS, Geographic Information System, ku bufatanye bw'ishami ry'umuryango mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa WFP. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kubongerera ubumenyi ku buryo bwo gukora amakarita agaragaza imiterere y'ibiza mu Rwanda ndetse n'uduce bikunda kugaragaramo. Nk'uko bisobanurwa na Jean Paul Dushimumuremyi, impuguke muri GIS, akaba n'umukozi w'ishami ry'umuryango mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa, akaba ari nawe watanze aya mahugurwa, avuga ko GIS ngo ari uburyo bwifashishwa mu gukusanya amakuru. GIS mu magambo arambuye y'Icyongereza bivuga Geographic Information System, akaba ari uburyo bwo gukusanya amakuru ashobora gukorerwa isesengura. Iryo sesengura rikaba ryafasha abantu bafata ibyemezo mu byo bakora. GIS rero ikabikoreshwa mu buryo bunyuranye n'ahantu hanyuranye. Ishobora gukoreshwa mu byo gucunga ibidukikije, ishobora gukoreshwa mu byo gucunga umutungo kamere. Byose hamwe rero uko bikorwa, umuntu aba afite amakuru ashobora gukora ahantu hatandukanye, ashobora kugenda akayakura hanze icyo bita gukura amakuru kuri tele cyangwa in the field mu Cyongereza, cyangwa akaba yakoresha amakuru yateguwe n'abandi we akagenda akayashyira muri urwo buryo bwa GIS, agakuramo andi makuru ashobora gufasha abafata ibyemezo kubifata. Abakozi bashinzwe ubushakashatsi ndetse n'imenyekanisha ku biza n'abashinzwe ikoranabuhanga muri Midimari bahawe ubumenyi ku ikoreshwa ry'iyo systeme yifashishwa mu gufata ayo makuru, nayo yakwifashishwa mu kugaragaza imiterere y'ibiza mu Rwanda binyuze ku makarita. Bigijwe kandi nuko bakoresha akuma kitwa Global Positioning System GPS, ariko kamashini kifashishwa mu kugaragaza ahantu n'igihe amakuru yafatiwe ndetse no kumenya amakuru yafashwa yariyo. Abahuguwe babonye umwanya wo gushyira mu bikorwa ibyo bize mu rwego rwo kwimenyereza umwuga, bakoresha ako kamashini kabafasha gufata amakuru. Ayo makuru akusanyirizwa mu turere dutandukanye, nayo ashyirwa mu mamashini, nyuma hakifashishwa ubwo buryo bwitwa GIS bufasha gushyira amakuru hamwe, agakorwamo amakarita agaragaza imiterere y'ibiza mu Rwanda. Aya mahugurwa ngo azafasha abakozi bashinzwe imicungire y'ibiza mu gukora akazi kabo ka buri munsi. Aya mahugurwa rero mu by'ukuri akamaro kanini afite ku bijyanye cyane n'akazi dukora ka buri munsi kajyanye n'imicungire y'ibiza. Ni amahugurwa adufasha kugaragaza ahantu mu buryo bw'amakarita, ibyo nakwita spatial information management. Ubwo buryo rero bukaba ari uburyo bwiza cyane, ku buryo nko mu gihe urimo gusobanurira umuntu bimwereka ku ikarita akabibona vuba biruta kwimusobanura mu nyandiko. Ubwo buryo rero tukaba duhamya tudashidikanya ko cyane icyo buzamarira aba bakozi babonye amahugurwa cyangwa barimo kubona aya mahugurwa, buzabafasha kugira ubumenyi
mu bijyanye no gukora ayo makarita, cyane cyane amakarita yerekana ahantu hakunda kubera ibiza, ahantu hakunda kwibasirwa n'imyuzure n'inkangu n'imiyaga isenya amazu ndetse n'ibindi biza dukunda guhura nabyo mu Rwanda. Ibyo rero tukazajya mu mwanya wo kubishyira mu nyandiko, tukazajya tubigaragaza ku makarita akorwa mu buryo butandukanye. Ku bakozi basanzwe bakora ubushakashatsi n'imenyekanisha ku biza, ngo babone ibizava muri ubu bumenyi bahawe bizabafasha gusobanurira abaturage ibiza bigaragara aho batuye. Aya mahugurwa dukuyemo ubumenyi bwinshi, kuko tumenye uburyo dushobora gukora ikarita y'aho ibintu byabereye cyangwa se aho turimo dukorera ibikorwa byacu, kuko nko mu ishami ryacu n'ishami ry'ubushakashatsi tukaba dukoramo ibikorwa byo kumenya ahashobora kuba haba ibiza kurusha ahandi. Aho ngaho bizadufasha ko nko mu gihe turi muri ubwo bushakashatsi tuzamenya ngo ahantu hafite ibibazo ni aha n'aha, bityo bizadufasha ko mu gihe cyo kumenyekanisha ibiza n'uburyo babyirinda tuzajya tumenya uburyo twasobanurira abaturage, kandi noneho bizadufasha kumenya aho dushyira ingufu. Iyi software niyo kutwereka uburyo dushobora gukora ikarita y'ahantu hazabera ikintu dukoresheje GPS n'andi makuru dushobora kuba twakuye mu yandi makuru yakozwe n'abandi. Ese ubundi kuba mutari muzi gukora amakarita hari imbogamizi byabateraga mu kazi kanyu? Ubundi ibibazo twagiraga ni by'uko nta bantu dufite bari bazi gukora amakarita. Noneho abaturage bagiraga ikibazo cyo kutubwira bati ko mutatubwira ahantu hugarijwe n'ibibazo, ariko ubu ngubu nituzajya tujya gushaka amakuru kuri tere tuzajya duhita dukora ayo makarite, tunayoherereza aho ari, tunabona n'uburyo bwo kubabwira ibyo bashobora gukora mu buryo bwo kwirinda. Ngo ku ruhande rwa Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aya makarita azakorwa agaragaza imiterere y'ibiza azatuma babasha kumenyekanisha ibiza, dore ko biri no mu nshingano zabo z'imenyekanisha ry'ibiza. Ngo bizanafasha kandi gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira ibiza no guhangana nabyo bitaraba. Kuri Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi rero aya mahugurwa akamaro kanini afite ni ugufasha kwerekana ni hehe ibiza bikunda kwibasira, ni hehe ibiza bishobora kubera, ni hehe hafite ibyago byinshi byo kuba hahura n'ibiza. Ibyo tukabikora dukoresheje aya masoftware twabonye muri aya mahugurwa, aho software ikwereka ahantu hashobora kubera umwuzure, aho software igufasha gukora ikarita y'aho hantu ndetse ukerekana n'ibyago bihagaragara. Ngo no ku ruhande rw'abaturarwanda kandi buri muturage bizamufasha kumenya ibiza byibasira u Rwanda muri rusange, ariko anamenye by'umwihariko ibiza bikunda kugaragara mu gace atuyemo. Ku gihugu ndetse no ku banyarwanda muri rusange rero icya mbere gishobora kuzava muri aya mahugurwa ni ukwerekana buri muturage akaba yamenya agace k'iwabo cyangwa se agace aherereyemo mu buryo bw'ikarita, akaba yareba akavuga ati dore ikiza gishobora kubera iwacu, cyangwa se n'undi waba afite amatsiko ati ese ibiza bibera he mu Rwanda. Ayo makarita akaba yabyerekana, umuntu akaba yamenya igihugu cyacu ese kibasirwa n'ibihe biza, ese bibera mu tuye duce. Nanone kandi ayo makarita ku gihugu ni umutungo, kuko n'abanyamahanga cyangwa se n'abafatanyabikorwa bashobora kuza mu gihe cyo kubasobanurira ibiza. Ubu buryo twabonye cyangwa se ubumenyi twamenye bukaba bwadufasha kubereka tuti dore ibiza by'iwacu, dore ahantu yibasirwa n'ikiza runaka, dore uko ibiza birutanwa mu ngufu ugereranije uturere, dore uduce dukunda kwibasirwa kuruta utundi. Muri rusange rero ubu bumenyi bukaba bufite akamaro kanini mu bijyanye n'imicungire y'ibiza, mu kwerekana ibiza mu buryo nakwita spatial cyangwa muri space. Ikiza ubundi iyo kibayeho tuzi ko ikiza kibaho mu gihe runaka kikanabera ahantu runaka. Ubumenyi rero nubwo kwerekana ikiza cyabereye hehe, kwerekana space, ukerekana agapuye cyangwa ahantu neza neza ikiza cyabereye. Noneho ibyo ngibyo twari tumenyereye kubikora mu buryo bw'inyandiko, bw'ibitabo, bw'amaraporo. Ubundi iyo ukoze raporo ugashyiramo nk'agakarita nubwo kaba gatoya, gasobanura neza, kakanerekana ibintu byinshi byakagombye gutwara impapuro nyinshi z'ibisobanuro mu magambo. Mu biza bigaragara mu Rwanda harimo imyuzure iterwa n'imvura nyinshi. Imyuzure ikunda kwibasira tumwe mu turere two mu ntara y'Amajyaruguru n'ay'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Urugero ni nko mu karere ka Nyabihu, aka Rubavu,
aka Rusizi n'ahandi. Imyuzure kandi igaragara mu duce twegereye ibiyaga n'imigezi, urugero ni nko mu karere ka Masaka ndetse n'uduce twegereye ikiyaga cya Muhazi. Mu Rwanda kandi hagaragara inkangu yibasira ahantu hari imisozi ihanamye n'ubutaka bworoshye, cyane cyane iyo haguye imvura nyinshi. Inkangu ikaba ikunda kugaragara mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, Amajyepfo ndetse n'Uburengerazuba. Urugero ni nko mu karere ka Burera, aka Nyabihu, aka Nyamagabe n'ahandi. Iyo imvura yaguye ivanze n'umuyaga mwinshi, nabyo bitera isenyuka ry'amazu no kuguruka kw'ibisenge. Ibi byo bikaba bikunda kugaragara mu duce tw'intara y'Iburasirazuba, mu karere ka Bugesera, aka Rwamagana n'ahandi. Ibindi biza bigaragara mu Rwanda harimo inkongi y'umuriro, umutingito ndetse n'inkuba. Ngo ubusanzwe Abanyarwanda bitewe n'aho batuye ntibaba bazi ibiza byose bigaragara mu Rwanda. Iyi gahunda yo kugaragaza ibiza byibasira uduce dutandukanye tw'u Rwanda hagendewe ku biza bikunda kwibasira, bikazaba ari uburyo bwo gusubiza ibibazo benshi bibazaga. Uduce tw'u Rwanda twose ntabwo twugarijwe kimwe, hari aho ubona hari imyuzure, ahandi hakaba inkangu, ahandi hakaba imiyaga myinshi, ahandi hakaba imitingito. Kenshi iyo tugeze nk'ahari imitingito batubwira ko batumva ukuntu umuyaga ushobora kuba watera ahantu ibibazo, ahandi bakatubwira ukuntu imyuzure ishobora gutera ibibazo ahantu. Ibyo ngibyo rero bizadufasha ko tuzajya twaba twikoreye amakarite ku buryo dushobora kwereka abantu batazi aho hantu ahariho n'aho haherereye. Nyuma yo gukora amakarita agaragaza imiterere y'ibiza mu Rwanda muri rusange ndetse n'amakarita agaragaza buri duce n'ibiza bikunda kuhibasira, bizanashyikirizwa ubuyobozi bw'ibanze ku buryo bigira hamwe n'abaturage kumenya ingamba bafata zo gukumira ndetse no guhangana n'ibiza bigaragara mu duce batuyemo. Abanyarwanda bose bakaba bashishikarizwa gufasha ubuyobozi gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira ibiza kugira ngo harusheho kugabanywa ingaruka ziterwa n'ibiza. Turabashimye mwe mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Mwongeye kwibonera ko abakozi ba Midimari bo mu ishami rishinzwe imenyekanisha ndetse n'ubushakashatsi ku biza bahawe amahugurwa abongerera ubumenyi ku gukora amakarita agaragaza ibiza bikunda kugaragara mu Rwanda. Aya makarita kandi akaba agaragaza n'uduce dutandukanye ndetse n'ibiza bikunda kwibasira bitewe n'imiterere yatwo. Ibi bikazadufasha natwe gushyira imbaraga mu bikorwa byo guhangana ndetse no gukumira ibiza. Reka mbibutse ko ubashaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri nimero itishyurwa ya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha nongeye kubifuriza ubuzima buzira ibiza.